Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Turashimira Imana y'amahoro, Imana ishobora byose. Ni ukuri turayishimiye. Nk'uko bisanzwe rero ni Pasiteri Gatera Jose guturuka muri Pentecote de Réveil Philadelphia. Ngarutse imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro rigari nyishima Imana yuko yagiye ibana natwe uyu mwaka wose. Nubwo twagiye duhura n'ibigeragezo n'imiraba myinshi, ariko Imana yagaragaje kunesha kwayo. Imana yaratwigaragarije, Imana yarakwigaragaje, Imana yabanye natwe, yatugiriye neza. Imana ihabwa icyubahiro rero, turayishimiye rwose, turayishimiye kandi tuboneyeho kubifuriza umwaka mushya muhire. Mukomeze mugubwe neza muri Noheli, mukomeze mugubwe neza musoza umwaka. Amaboko y'Imana akomeze abashyigikire, mugirirwe neza n'Imana, muhure n'Imana kurushaho aho muherereye hirya no hino mu gihugu cyangwa hanze. Abadukurikira mwese, Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza. Turabashuhuje mwese kandi Imana y'amahoro ikomeze ibiteho. Inshuti zacu, abakunzi mwese ba Kristo, abakozi b'Imana dufatanije uyu murimo muri Pentecote, hirya no hino, banyamasengesho, bavuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Reka rero tudatinze dusengere umukozi w'Imana, mushumba wacu Serugendo Dismas agiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana nyiribihe, nyirubutware, Imana ikomeye, Imana ishobora byose, Imana yo kwiringirwa. Uyu ni umwanya w'ijambo ryawe. Turakuzi kuri Imana izirikana, uri Imana yumva gusenga kw'abera, uri Imana itajya yirengagiza abayitakira ku manywa na nijoro. Abayihanze amaso bazayibona, abayiringiye ntizabakoze isoni. Tugushimiye ineza yawe wagiye utwereka uyu mwaka wose. Waraturinze, urinda imiryango yacu, uraturinda ubwacu, urinda bene data, urinda abera bose. Warakoze kuba mu ruhande rwacu, turabigushimiye. Ayiwe Mana, turagushimye, ineza yawe twarayibonye. Ijambo ryawe riratubwira ngo nta cyadutandukanya n'urukundo rwawe, ngo mbese n'ibyago, ni ugupfusha, ni ukurwara, ni inzara, ni ukwambara ubusa. Nta kintu gishobora gutuma tutagushima. Ibyo byose tubinyuramo kuko tukiri ku isi, ariko turabigushimiye, tubinyuramo. Ntabwo twirengagije ko tutanyura muri ibyo byago byose, ariko turagushimye kuko ijambo ritubwira ngo mu biho byose tujye dushima. Turagushimye, uri Imana yacu bwite, nta wundi muntu duhanze amaso uretse wowe. Uri Imana yacu bwite, turakwiringiye, uri Imana ishobora byose. Komeza ubane natwe, tugiye kumva ijambo ryawe. Mukozi wawe mukoreshe kurushaho. Dukubisa hasi imbaraga zikorera mu kirere, izikinira ku butaka. Umuriro w'Imana ubitwike, ubikongore, kugira ngo ubwoko bw'Imana buhure n'ijambo ryawe. Abarwayi bakirire mu ijambo, abarushye bariruhukiremo, kuko ijambo ryawe ni itara, ni itabaza rimurikira buri muntu uwo ari we wese, akava mu mwijima, akava mu gahinda, akava mu burwayi. Ijambo ryawe rikiza indwara zikomeye, ritanga icyerekezo. Umuntu ari mu kazitiro, ijambo ryaza kakavamo. Nyemerera rero uyu mwanya, aka kanya, wigaragaze kubw'ijambo ryawe. Urakoze, turakwinginze ngo ukomeze ubane natwe. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Reka twakire umushumba wacu abasuhuze kandi atugezeho icyo Imana yamushyize ku mutima. Turabashuhuje bene data, kitondo kiza, Imana ibane namwe. Tunejejwe n'Imana kuko yatugejeje uyu munsi. Nize ko iminsi mikuru ya Noheli yatambutse amahoro kuri twese. Yari umunsi wo kwibuka ivuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Yari umunsi w'ibyishimo, yari umunsi w'umunezero ku bw'itorero no ku bw'amahanga yose. Uyu munsi twaje tuhawe ijambo ku bw'itorero cyangwa ku bw'abantu bose biringiye Uwiteka. Iyi minsi turimo kwitegura kurangiza umwaka. Ni byiza kandi nishimwe ku Mana kuko yatugejeje muri aya matariki.
niki itorero rigomba guhagararamo, niki itorero rigomba gukora. Umutwe w'ijambo ryacu uyu munsi turavuga ko kwitegura kw'itorero. Iyi minsi ni minsi y'itorero kwitegura. Rimwe na rimwe tuvuga iri jambo kwitegura, abantu bazi gusa ko Yesu agiye kuza. Ntago tuzi umunsi cyangwa se isa tugomba kuba twitegura abakristo kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa 12. Uritegura icyaha kitakwinjirana, uritegura utasubira inyuma, uritegura utakore kitahesha Imana icyubahiro, uritegura buryo bwo gukorera Imana mu kuri no mu mwuka. Iyi minsi itorero ntago tukuriye kunyeganyezwa n'ibintu byinshi birimo kunyeganyezwa abantu ku isi. Bamwe bagakora ibyaha, bamwe bakiyahura, bamwe bakahunga, ariko twebwe itorero turitegura mu buryo bwo mu mwuka. Ubu iminsi yo kurangiza umwaka, Mana irandeba gute? Murimo w'Imana nawe ukoze gute? Uyu mwaka nahagaze imbere y'Imana gute? Uyu mwaka nafashije bangahe? Uyu mwaka naburije ubutumwa bw'Imana gute? Uyu mwaka mirimo y'urukundo nayikoze gute? Uyu mwaka ni bande nakoreye bibi? Uyu mwaka ni bande nababaje? Uyu mwaka ni bande nanze kubabarira? Kuko biye byo kuva kurangiza umwaka bibamo biye byo gukora controle y'ubuzima bwawe, mibanire yanje n'Imana, buryo nabanye n'abaturanyi, buryo nabanye n'umuryango, buryo nabanye n'abantu dukorana akazi, buryo nabanye njewe mu Kristo. Ntago nabana n'abantu mu buryo butari bwo gukiranuka, ntago nabana n'umuryango mu buryo butari bwo gukiranuka, n'umurimo w'Imana sinawukora mu buryo bw'akavuyo. Urisuzuma, ugomba kwitegura turangiza umwaka amahoro tutafite ikintu gitucyura urubanza. Umva mutima wo gusaba abo bagiriye nabi imbabazi, umva mutima wo kubabarira abandi, umva mutima wo gucishwa bugufi ya mbere y'Imana, kuko biye turimo nibiye bya nyuma. Turimo kugenda tureba bimenyetso byo kugaruka k'Umwami Yesu Kristo. Abantu benshi ndago bashaka kumva nyigisho ngizi kwitegura kw'itorero. Yesu azaza bene data, kuko ni ijambo yarivuze, ariko azaza nta muntu uzi umunsi n'isa. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Byaheshuwe gice cya 22, turasoma murongo 1 wa 7, hanyuma tusimbuke murongo wa 10 tumanuka hasi. Ibyaheshuwe gice cya 22 murongo wa 7, tusimbuke murongo wa 10 tumanuka hasi. Reka dusome. Kandi dore ndaza vuba, hahirwa witondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Kandi arambwira ati, amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo nduyazime ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufiya. Ukiranirwa agumye akiranirwa, uwanduye mu mutima agumye yandure, mukiranutsi agume akiranuke, uwera agume yezwe. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'ihererezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemerewe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Murongo wa nyuma, hanze azaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubesha akabikora. Ayo niyo magambo y'Uwiteka bene data tugiye kwiga iki gitondo. Twavuze mutwe w'ijambo ni ukwitegura kw'itorero. Itorero yitegura mu buryo bwinshi. Nize ko
umunsi mukuru wa Noheli twiteguye mu buryo bwinshi, kutaka nzu y'Imana, gukora isuku, mbese n'umuntu wese yiteguye mu buryo bwo mu mwuka, mu buryo bwo mu mubiri. Ariko rusange ku bantu bose b'itorero cyangwa bantu bose bizera Imana, ibi bihe tugezemo ni ibihe byo kwitegura. Murimo w'Imana nguko ijambo ry'Imana ritubwira, Uwiteka ari uwera, natwe tugomba kuba abera. Ndasanga murimo w'Imana muri ibi bihe ubona amahame y'itorero ririmo kugenda ihindurwa, rimwe na rimwe tutakikurikiza amahame y'itorero. Ariko mu bintu byose nuko twahindura systeme y'imikorere y'umwuka wera mu itorero. Ntabwo abantu benshi bagenda bacecekesha imbaraga z'umwuka wera, ariko ntabwo twahindura ubuhanuzi bw'iki gitabo. Magambo yose Yesu yavuze, umuntu wese uzashaka kuyihindura ntabwo azayihindura, kandi utareba neza wakorwa n'isoni gushaka kuhindura ubuhanuzi bw'iki gitabo. Yohana yagize yishyurirwa ari mu gishanga cya Patimo, atwandikira amagambo nk'aya. Itorero rigomba kuba yitegura buri munsi na buri saha. Ndabona Kristo benshi barimo kugenda binjira mu ndege nge, nguko umwaka ushira kabona abantu bagenda bagabanukirwa mu by'Imana. Tuyikuye mu by'Imana, tugabanukirwe mu by'Imana, tutubaha amategeko y'Imana. Mana ndagwe kinishwa bene data, tukunda kubagirira inama nyinshi hano. Mana irubahwa, Mana iratinywa. Nimba ushaka kugendana n'Imana, ugomba kuba mundu seriye, ucishwa bugufiya, wumvira Imana, ubaha amategeko y'Imana, kandi ugaragaza mbuto z'ikikristo. Yohana aratubwira inama nziza. Mana yakoze Noheli, buri muntu wese bamwe bari bafite ubwoba, nzarya iki, nzambara iki. Oya, twizere Imana. Mana yarabikoze, turabishimiye. Kandi dore nzaza vuba. Hahirwa witondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Yesu wenyine arivugira mu magambo ye, nzaza vuba. Ariko umuntu wese witondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo afite amahirwe. Turasoma bitabo byinshi, abantu barandika bitabo bafite icyo bagamijeho. Ariko umuntu wese wizera Imana, umuntu wese ukorera Imana, umuntu wese wahaye Yesu Kristo ubuzima bwe, Imana Yesu iyi ni isezerano ko ndaza vuba. Hahirwa witondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Ubona abantu bamwe ntago bagisoma ubuhanuzi bw'iki gitabo, abantu bamwe ntago bita mu buhanuzi bw'iki gitabo, basige bikorera byabo mu nzu y'Imana, basige bahindura amasysteme zitandukanye, bahinduye misengerere, bahinduye mifukamire, bahinduye kuramya Imana, batakikurikiza ubuhanuzi bwanditswe mu iki gitabo. Yesu aravuga ko ndaza vuba. Vuba bw'Imana buragoye, vuba bw'Imana buratungura abantu. Ntago wamenye umunsi n'isaha. Tugira ubwenge, ndavuze tushake buryo bwo kugira ubwenge tena bwo kwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Bakundwa, mugure bitabo, mugure Bibiliya. Abantu binangira bakagura myenda y'ibiciro, ariko ntago atunga Bibiliya. Kandi nimba ufite ubwo buryo waguze Bibiliya, ugira umwanya wo kwisoma. Telefone zatwaye abantu ubwenge, abantu birirwa mu matelefone, bakarara mu matelefone. Ariko gusoma ijambo ry'ubuhanuzi bw'iki gitabo biragoye. Yibuka Bibiliya musi agiye mu materaniro n'amakosa. Yesu aravuga ko azaza vuba, ariko ahirwa witondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Buhanuzi bwa mbere ni bw'iki gitabo, kera cyanditswe n'umwuka w'Imana. Kandi arambwira, Yohana atangira kuvuga ibyo Imana imubwiye, kandi arambwira ati
amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo nduyazime ngo uyagire ubwiru. Amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo abera b'Imana si ngombwa tuyazime cyangwa se tuyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Sinzi nimba itorero turimo kurebesha amaso yo mu mwuka, uyoborwa n'umwuka arimo kureba ko igihe gisigaye ni kigufi. Twakora iki? Niyo mpamvu twavuze ijambo nziza twakora cyangwa mirimo myiza twakora ni ukwitegura kwitorera, kuko uyu mwami yavuze yari yagiye, ariko asize indi jambo nziza, nzagaruka kubajyana. Nuko tutazi umunsi n'isaha. Imbara abantu barimo kuvuga bazi umunsi bazi isaha, barabesha. Nta muntu uzi umunsi n'isaha yo kugaruka kwa Yesu. Yarabivuze ati ku bwanjye sinzi umunsi n'isaha. Abamarayika bari mu ijuru ntago bazi umunsi n'isaha, teretse data wenyine. Ariko ari ibimenyetso muzabona, nimubone bimenyetso. Ntabwo ari ibihe byo kurya no kunywa, kuko bimenyetso twarabibonye. Kurya no kunywa ni byiza, ariko itoro rigomba kwitegura mu buryo bwo mu mwuka. Agarutse azatusanga twiteguye, agarutse azatusanga turi maso, agarutse azatusanga turi ku murimo, kuko benshi bamaze gupinga ubuhanuzi bw'iki gitabo. Ntago bagisoma ijambo ry'Imana. Bamwe barigisha bikubita ibituza, njyewe ndasengera abarwayi, ndabohora abantu, njyewe. Sibaye wowe cyangwa se ni Yesu Kristo ukorera muri twe. By'ukuri gushaka amafaranga ni byiza, ushaka akazi ni byiza, ariko tube twiteguye mu ibi bihe turimo, kuko bimenyetso Yesu yavuze turimo kugenda tubibona. Uyu mwaka musha Mana nitugirira ubundu, iyi minsi isigaye ikatambuka amahoro, tukinjira mu mwaka musha, ninde uzi bizaba mu uyu mwaka. Yesu atutunguye azatusanga twiteguye, kuko buryo umwaka ugenda ushira na nuko mbona itoro rigenda rigabanukirwa mu byinshi. Abantu b'Imana barimo kugenda bagabanukirwa mu byinshi. Turimo kona irari ryo gukunda amafaranga niyo riri ku mwanya wa mbere, ariko irari ryo gushaka Imana zero. Irari ryo gusenga twaragabanukiwe, irari ryo gukiranuka abantu benshi baragabanukiwe, irari ryo gukundana abantu baragabanukiwe, muka wo gukundana benshi baragabanukiwe, muka wo gusenga Imana twaragabanukiwe, muka wo gucishwa bugufi abantu bose bamaze kwishira hejuru. Suko bikwiriye kumera bene data, kuko igihe kiri bugufiya. Mwami yashaka kudutungura akagaruka. Ukiranirwa, umve kundu inama nziza Yohana tugirirana. Ukiranirwa agumye akiranirwe. Uwanduye mu mutima agume yanduye, kuko niyo nzira abona ko ari bizamukiza. Umukiranutsi agume akiranuka. Mukiranutsi itoro tugomba twese, kuva mu bashumba urwego ruri hejuru rw'itorero kugeza ku bakristo, twese tukwiriye aya mavuta igomba kuba muri twebwe yo kuba abakiranutsi, kandi tugumye turi kiranukira Imana. Iyi minsi gukiranukira Imana kwaragabanutse. Tubona abantu bahagarariye abandi, mirimo yo gukiranuka zero. Bakozi b'Imana ntago babaye nka bamwe na bamwe batabashije gukora iki kuhagarara mu nshingano nguko bikwiriye. Imana iradushaka gukiranuka. Ukiranuka akomeza akiranuke, ntugakiranuke gusa mu kuzinduka mu materaniro. Kiranuka mu mategeko y'Imana, kiranukira mu buhanuzi bw'iki gitabo, kuko bizagufasha munsi Yesu adutunguye aza kujyana itorero rye. Uwera agume yezwe, kandi birasaba itegeko yo kwitwa mu Kristo. Agomba kuba akiranuka ku mano na nijoro, agomba kuba yejejwe ku mano na nijoro. Ntago twabasha gukiranukira Imana munsi wo gucyumweru gusa mu mibyizi dukore ibyaha. Oya, itorero twitegure, kuko bimenyetso birimo kugenda bihinduka ku manwa na nijoro. Bugome burimo gukomeza bugwira ku isi. Rukundo rw'abantu benshi rurimo kugenda rukonja.
ariko tugomba kuba maso twiteguye, kuko biriya bigaragaza bimenyetso by'imperuka, kandi Yesu nagaruka bugome ntago buzatugeza mu ijuru. Kwangana, ishari ntago buzatugeza mu ijuru. Hari undi umwuka nsigaye mbona rwatwinjiranya abarokore, uriyo gukiranuka tutakibasha gukiranuka, uriyo kuba kwezwa ubona buzima bwejejwe biragoye, kubesha, kutavugisha ukuri, amashari, kutakunda mwene so. Biriya mubona ko byanditswe muri iki gitabo ko ari byo bizatugeza mbuto y'ibizatugeza mu bwami bwo mu ijuru. Tushaka Imana mukuri bene data, tucishwe bugufi ya mbere y'Imana, dukiranukira Imana, tukomeze tube abera mbere y'Imana, kuko by'uyu mwaka tugiye kwinjiramo ntago tubizi. Ariko itoro riba maso rigakwiranuka, bagasenga, batabara, masengesho yabo yahindura byinshi. Benshi batabarirwa kubwo yo masengesho y'itorero. Iyi minsi abantu benshi basigaye bafite amasengesho yo kwisengera ku giti kiye gusa. Njyewe Mana, agize ubuntu ashiramo n'umuryango we, njyewe Mana. Se abandi ko wahawe inshingano zo gusabira abandi, ko wahawe inshingano yo kwikorera mitwaro y'abandi, kandi nubikora ukikubita igituza, njyewe naramuhanuriye, njyewe naramusengeye, ni njyewe namugiriye inama, ni njyewe namuyoboreye ariya, ni njyewe namushakiye akazi, ni njyewe. Niyo bibazo biri kubakiranutse mu imizi, si byiza. Hari ibintu tushobora gukora mu ibanga tukaceceka, hari ibintu tushobora kuba mu ibanga Mana niwe izakuhembera. Ntagiriye neza abantu benshi, ariko nda muntu ubasha gukora iki kunyibuka, niyo mpamvu sinzongera tena gufasha abantu. Ariko hano ijambo ry'Imana riravuga ko umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Nimba wagiriye umuntu neza akakugirira nabi, bihembo ni by'Imana. We ugume gusa mu kintu kitwa guceceka. Ni impano nziza tugomba kwambara mu bibiye. Ariko ubona abantu b'Imana barasakuza, abakoresha impano sigaye bayikoresha nta bwenge. Ibanga ry'umuntu akaribwira undi, Imana ikamubwira ibintu atamubwire kubivuga, akabivuga ku bantu bose bakabimenya. Tugire ubwenge. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano. Yesu aratubwira hano azaza vuba, kandi azazana ingororano. Mirimo myiza twakoze ku isi, mirimo yose, yaba mirimo myiza yaba mirimo mibi, mbere yuko tujya mu ijuru ingororano zizaboneka. Nuko abantu barimo kugenda babwiriza ibintu bimwe simbizi, babicuranga curamye, gufata ijambo ry'Imana akarivuga nguko ritahari. Ariko Yesu nimba yavuze ko kubwo kugaruka kwe, kandi itorero tubatse ku musingi yuko yagiye, ariko akavuga ko azaza kutujyana, nuko atazi umunsi, ariko akatubwira ibimenyetso, ariko akatubwira gukora iki, ko umuntu wese azahemberwa mirimo yakoze ataraza tukiri hano ku isi. Bantu benshi bamaze gucika indege, njyewe narakoreye Imana, naritanze cyane mu itorero. Komeza ubikore, nducika indege. Ukiranirwa akomeze akiranuke, uwera akomeze yejejwe n'amaraso y'Umwami. Ndukacika indege, ureke umurimo w'Imana kubw'abantu. Hari ibibazo tushaka guhura nawe ku murimo w'Imana, batwanga, badutuka, batuvuga nguko bitahari, ariko ukomeze ukiranuke gusa mbere y'Imana. Ndaza vuba, nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Mbere ko Yesu aza kujyana itorero, azazana ingororano kugira ngo agororere buri muntu wese akurikije iki imirimo yakoze. Tukiri hano ku isi tuzabanza tuhemberwe imirimo twakoze, yaba myiza yaba mibi simbizi, guhembwa ni ku Imana. Ingororano Yesu niwe uzibanga ry'ingororano.
Yesu ashimwe. Kandi izi ngororano hari bantu basigaye bakora mirimo bakabishyira mu mateleviziyo, bakabishyira mu ma YouTube, bakabishyira ibyo ari kubibanga bikavugwa hanze, ibyo ari kubitswa bikasohorwa hanze, kwirata, kwikishyira hejuru. Uzi ko hari imirimo myinshi bantu bakoze bizapfa ubusa. Uriya muntu abayeho ku bwanjye, ni njyewe namufashije, ni njyewe namukoreye ubukwe, ni njyewe namuhaye akazi. Ninde wakubajije ibyo byose? Watuza ugaceceka, ibanga rikaba iryawe n'Imana. Bamwe bamaze no gufata ingamba ati sinzongera gukora indi mirimo myiza, ariko menye ko Yesu azaza kugororera buri muntu wese akurikije mirimo yakoze. Bikibanga y'imirimo ukora, kora mu ibanga uyobowe n'Umwuka Wera, kuko bizagufasha. Bwana Yesu asifiwe. Bizadufasha mirimo myiza twakoze. Ndi Alfa na Omega. Uyu ni Yesu mwami dusenga. Aravuga ko niwe Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'ihererezo. Mwumva bubasha Yesu afite. Ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'ihererezo. Ndaho wamuhungira, ndaho wamuhisha, ndaho wamubesha, kuko isi yose arayitegeka. Bugingo bwose Yesu buri mu maboko ya Kristo. Mirimo myiza dukora tube tumenya ko tubikora kubw'icyubahiro cy'Imana. Namufashije, wamufashije kubw'imirimo myiza Imana igutegeka gufasha undi. Niyo mpamvu utakwiriye kwirata, niyo mpamvu utagomba kuyishyira mahame yose abantu bose bamenye ko wafashije. Oya, iri banga ryacu n'Imana. Ndabona akantu kose abantu bakajyana mu YouTube, akantu kose ari mirimo tugomba gukora nk'abakiranutsi bidashobora kumenyekanwa n'amahanga yose. Tukamenya ko turakorera umwami ukomeye uri Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'ihererezo. N'abantu bamaze gucika indege mu by'Imana, abantu bamaze gusubira inyuma mu buryo bwo mu mwuka, mumenye ko umwami tuyizeye niwe Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'ihererezo. Bibazo byawe yarabizi, bibazo uhura nawe yarabizi. We kiranukira Imana gusa, komeza wezwe, komeza witwa umukiranutsi mu murimo w'Imana, ufasha abandi. Hari abantu baba mu murimo w'Imana mico yabo ni ugusubiza abandi inyuma, ni ukwica abandi imitima. Se wowe watusanze mu itorero, uzi imyaka tumaze hano, uzi imirimo tumaze hano, ni wese ugiye kuzana iki, ni wese ugiye kwigaragaza gutyo. Oya, iyo siyo mvugo nziza. Mana ndago yakwishimira mu magambo nkaya uri mu murimo wayo. Twese abakorera Imana, abemeye Yesu kuba mwami n'umukiza, twaje mu buryo bwo gushaka kuruhuka. Twaje twikoreye imitwaro, ariko kwa Yesu araturuhura. Twaje tuboshwe, twaje turemerewe, twaje tukennye, twaje tutafite ijambo. Yesu yarabohoye buzima bwacu. Uyu munsi usigaye witwa mukozi w'Imana, uyu munsi usigaye uhabwa agaciro. Uyu munsi Yesu yakuhaye ijambo, Yesu yakuhaye mano yayo. Ariko kuki utayikoresha neza? Kuki utaca bugufi ya mbere ya Alfa na Omega, mbere y'itangiriro n'ihererezo, uwa mbere n'uwa nyuma? Kuki abenshi bakoze Imana isoni? Kuki benshi barimo gutuma Imana itukwa mu ibi bihe turimo? Twitegure itorero, tube maso, kuko tutazi umunsi n'isaha Yesu azaza kutugororera imirimo twakoze. By'ukuri iyi ni inama nziza yo kwisuzuma muri ibi bihe byo kurangiza umwaka. Hari abantu bagenda mu murimo w'Imana batazi ko murimo w'Imana ugira itegeko naryo abantu bagomba kugenderamo babashe kubona kuboko k'Uwiteka. Abantu baba mu mashiramwe, buri shiramwe igira itegeko. Mu gihe cyose utabasha kubaha amategeko y'ishiramwe, n'amande baraguca amande. Mu gihe cyose utumvira uracirwa amande. Ariko usanga
abituye izina ry'Imana turabikora mu buryo bwa desordre, ariko Yesu aravuga ko ndi alfa na omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiro n'ihererezo. Mu gihe wanga mwene so umenye ko Yesu arabireba, mu gihe ugambirira undi bibi umenye ko Yesu arakubona. Se naza kuhemba uzahemberwa iki? Ubitekerezeho. Mirimo bawukoze, kuko hari abantu biratira myaka bamaze mu gakiza. Ushobora kumara myaka 20 mu gakiza, ariko mirimo yawe Yesu akayibona zero. N'umuntu umaze umwaka umwe mane kareba mirimo ikamwishimira. Ibyo nabyo tubiteguremo, tubitekerezeho nk'ibi bihe byo kurangiza umwaka. Se mwaka musha nzagendana na Yesu mu ndege nke, mwaka musha nzakomeza kugendana na Yesu mu ngeso zitari nziza. Mwaka musha tugiye kwinjiramo, abantu barihana, abantu bakahinduka, bafata ingamba nziza yo gucishwa bugufiya, yo gukora neza murimo w'Imana. Urongo kurikira baravuga iki? Ayirwa abamesera ibishura byabo. Aba bantu bafite amahirwe, abamesera ibishura byabo kugira ngo bemerwe kwegera cya giti. Ni misi yo kwihana ndimo kuvuga. Ibi bihe byo kurangiza umwaka urisuzuma bwa Mana, sinabashije kugenda neza, mwene data aricyo nakoze, mushumba wese nihaniye, naje kwihana mbere y'Imana. Mushumba naka kusabira ukabasha gukora iki? Ku mesa ibishura byawe kugira ngo wemererewe kwegera cya giti. Cya giti ni Yesu Kristo. Abantu benshi baritegura iminsi yo kurangiza umwaka begereye igaburo ryera. Igaburo ryera ryabayemo nk'umuhango w'idini, ariko ni ikintu kimwe gikomeye. Urafata gikombe utejejwe, urafata mubiri wa Yesu utejejwe, na niyo mpamvu bituma turwara biburwayi tutakira, na niyo mpamvu bituma amahoro itaboneka muri twebwe. Kumesa ibishura byacu kugira ngo natwe twemerwe kwegera cya giti. Abantu binjira mu rusengero nta gutinya icyaha, abantu bari ku murimo w'Imana nta gutinya icyaha. Yemwe mwavuye mu bushake bw'Imana, mubona amahoro muzayibona gute? Yesu nagaruka akabasanga muri izo ngeso, bizagenda gute? Hari abantu bakoreraga Imana barabiretse, hari abantu bagiraga mirimo itandukanye, mirimo y'urukundo, mirimo bakora mu ibanga, basengera abandi, basengera muri bo Imana, basengera isi, ariko mu minsi byose twaracyogoye. Hari abantu bafashaga abandi, bateraga ingunga abandi, ariko ubona nabo babaye nk'abarambiwe. Tuzareka gukorera Imana kugeza ku gupfa. Bamwe turabirahiye, ariko mwanzi Satana twinjirana akatwibizamu. Twavuga ko twemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire mu rwa rurembo. Banyure mu marembo binjire mu rwa rurembo. Ibyo nabyo biradufasha kwezwa mu gihe mundu yihana ibyaha, mu gihe mundu yitegura ibyaha, arimo gutegura iki? Ubuzima bwe mbere y'Imana, arimo gutunganya ubuzima bwe mbere y'Imana. Urinjira mu mwaka musha Mana ikwishimiye, urinjira mu mwaka musha Mana igushigikire mu gahunda zawe ufite. Uriyo kurangiza umwaka mu byaha, kutangiza umwaka mu byaha, kutangiza mishinga zihomba tutakiranukira Imana. Mirimo y'Imana twarayiretse, bamwe bafashe ingamba sinzongera gukora. Oya, ntabwo ari umuntu wakoreraga, ni Imana dukorera bene data. Niyo mpamvu ni iminsi y'itorero kuba maso, kuko ijambo riravuga ko hanze hazaba imbwa n'abarozi. Hanze y'itorero, hanze y'ubugingo hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi. Turimo turabibona, burozi busigaye buvugwa hose ku isi. Ngibaza se ibi bintu bivuye uri abantu gukizwa bakajya mu bintu byo kubarimbura.
busambanyi, urwego rwabwo birimo kugenda bizamuka. Uriyo abantu barabihishaga ariko bisigaye bikorerwa mu mugaragaro. Ibi bizarimbura abantu, ibyaha, busambanyi, uburozi n'abicanyi. Hanze hano hazabamo abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo. Muntu wica mugenzi we ni icyaha mbere y'Imana. Usenga ibishushanyo ni icyaha mbere y'Imana. N'umuntu wese ukunda kubesha akabikora. Hano iki cyaha nicyo cyeze mu minsi. Kubesha abantu binjira mu nzu y'Imana babesha, bafite ibinyoma, bahagarara baca bugufi, ati bagaragaza guca bugufi mbere y'abakozi b'Imana, ariko barimo kuzana amagambo y'ibinyoma mbere y'Imana. Kutagikorera Imana akakubwira impamvu z'ibinyoma. Mani tubabarira itorero. Ni iminsi yacu yo kwitegura, ni iminsi yacu yo kuba maso, ni iminsi yacu yo gucishwa bugufiya, ni iminsi yacu yo gukora iki, kugendana n'Imana. Tuve mu uyu mwaka wa 2025 twiyeze bene data, twinjire mu mwaka wa 2026. Uziko kurangiza umwaka no gutangira undi ni imbaraga z'Imana. Siko bwuko turifite imbaraga, suko dufite mafaranga, suko turi beza kurusha abandi. Ube umenya ko nta gaciro kandi n'amaboko y'Imana kurangiza umwaka, kwinjira mu wundi mwaka. Si byiza abantu mutarakizwa, abantu mukikora imirimo itahesha Imana agaciro. Si byiza kurangiza umwaka mu byaha, wikakaza, wihagararaho. Ni iminsi yo kwisuzuma, ni iminsi yo gusaba Imana imbabazi, kuko tutazi umwaka musha tugiye kwinjiramo. Imana izatwishimira. Bindu byose dukora mube mumenya ko ni kubw'Imana. Imana niyo ituha imvura n'izuba ku isi. Ibifunze twebwe twakora iki? Imana niyo ikuha imbaraga zo gukora kuva itangiro ry'umwaka kurangiza umwaka. Ifunze umwuka wayo, iduteza umusonga. Tuzaba bande? Ndabona abantu batagitinya icyaha, abantu batagitinya kubesha, abantu batakishaka guca bugufiya, abantu bose bashaka kwishira hejuru, abantu bose bashaka kwikakaza. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira iki? Wicisha bugufi niwe uzashirwa hejuru. Wisuzume, nanjye nisuzume. Ni iminsi itorero kwitegura buryo tuzarangiza umwaka. Kwitegura. Yesu agarutse uyu munsi, Yesu agarutse ejo. Nta muntu uzi itariki, yavuze tuko twakwishirira amatariki ariko ntago bizafata. Yesu we, Mana yonyine niyo izi itariki izabwira Yesu imutunguye nawe ati manuka ugende uzana itorero ryanjye. Ese niyo mpamvu itorero ni iminsi yo kuba maso. Numvise inkuru nyinshi uyu mwaka mabi bya ariko itorero ry'Imana mureke tube maso. Itorero ry'Imana mureke tubabarirane. Itorero ry'Imana mureke tusabe Imana imbabazi. Ntago byagukura icyubahiro ufite cya bugufi ukavuga Mana umbabarire, kuko turabanyabyaha. Gutekereza kwacu turacumura, kureba kwacu turacumura, kuvuga kwacu turacumura. Ye mukobwa garukira Imana, musore ugarukira Imana, ye mubyeyi garuka ku murimo w'Imana, yewe mugabo korera Imana. Mwaka musha tugenda, buri muntu afata ingamba nziza yo kugendana n'Imana, kandi bizatubera umugisha. Mana ndagweza dukoje isoni, ubwo badufite Mana izaturengera. Murakoze kandi mukomere, kuko Imana Yesu aracyari ku ngoma. Mana ibahe umugisha kandi bagire neza. Mukozi w'Imana, Imana imuhe umugisha ku ijambo ryiza atubwirije. Mureke twikomeze ku Mana. Aravuze ati bamwe bamaze kunanirwa, bamwe bamaze gucogora. Aho rero bacogoye rwose turababwiye ngo nimukomere mushikame. Yesu aracyari ku ngoma, Yesu aracyari umwami wacu kandi aracyagira neza. Imana yo mu ijuru ishoboza abantu bayo. Imana idushoboze dufate ingamba kugira gute yo gukomeza kubana n'Imana, yo kuva mu ntege nke, yo gushaka Imana, dushaka Imana ikibonwa. Mureke dukomeze tubane n'Imana.
Imana imugirire neza, Imana imuhe umugisha. Iri ni ijambo ry'ubwenge ryo guhugurwa kugira ngo twitekerezeho. Abari bafite intege nke bongere bisuzume barebe se koko umpagaze nti. Reka rero dusengere ba bandi bafite intege nkeya, ba bandi bananiwe, ba bandi bari bacogoye, ariko ijambo ryavuze ngo dore ndaza vuba, ndarufa ndomega, nditangiriro kandi nkaba n'iherezo. Rero mureke twitegure, asange twariteguye. Abatari maso mureke tube maso. Tugiye gusenga Imana. Twari tuguhaye umwanya wo kwitekerezaho, tugiye gusenga. Mana yacu, Mana nyiribihe, Mana nyirubutware, Mana ikomeye, Mana ishobora byose. Ijambo ryawe ni inkota, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirahindura, ijambo ryawe niryo ryonyine rishobora guha umuntu icyerekezo, niryo ryonyine ijambo ryawe ryakura umuntu mu cyaha rikamuha agakiza, niryo ryonyine ryakura umuntu mu mwijima rikamumurikira umucyo. Ijambo ryawe ririhagije, rirakiza, rirahindura. Turasengera ijambo kugira ngo rigere ko wariteguriye. Urwaye akire, urushya ruhuke, wasubiye inyuma yongererwemo imbaraga kubw'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ayiwe, turagushimye Mana, turagushimye. Uhabwa icyubahiro ko hari abantu wongeye kongerera imbaraga, ukabunamura, ukabakura mu ntege nke, ukabaha agakiza. Hari abarwayi ukijije, hari abasubiye inyuma wongeye guha agakiza, hari abari baracitse intege wongeye kuvukira mu mitima yabo. Uyu munsi bakongera kukwishimira nk'umwami n'umukiza. Urakoze, uruhura abarushye, abarwayi bakize, abasubiye inyuma bagarure, abacitse intege wongerera imbaraga. Turabasengeye kandi abashomeri ubaha akazi, kandi ukomeze abantu binjire mu mwaka wa 2026 basoza. Uzabagire neza mu kwezi kose dusoza amahoro, iminsi isigaye ni mikeya. Bantu ubiyereke, wiyereke ubwoko bwawe, abashonje, abarwayi, ababuze icyerekezo, bari mu bibazo. Mana urambure ikiganza, uhaze kwifuza kwa buri wese. Urakoze Mana, mwaka utaha uzigaragaze, uziyerekane cyane. Urakoze kubikoze. Dusengeye itorero, dusengeye abashumba, bashumbye amatorero, dusengeye umurimo wawe, ukomeze ushyigikire, wagure, kura abantu mu byaha, kura abantu mu ntege nke, kura abantu mu mico mibi. Yesu Kristo uri umwami wacu, ugirire neza ubwoko bwawe. Mwaka utaha abantu bazagukorera, abantu bazagukurikire kurushaho. Urakoze, gira neza igihugu cyacu cy'u Rwanda, gira neza abanyarwanda, gira neza abayobozi bacu, uhereye kuri perezida wa repubulika. Mana ugire neza inzego zose z'igihugu cyacu, bakubone, bagirirwe neza nawe, basoze umwaka bishimye. Urakoze Mana, komeza ukora imirimo n'ibitangaza mu gihugu cyacu, mu itorero. Urakoze kubikoze, mu izina rya Yesu, amen. Mana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Reka tubahe telefone zacu, hari abo tugenda twitaba, hari abarambirwa bakabivamo, ariko turabaha numero. Mu by'ukuri ukomeje ukayibika, turavugana kuko baba baduhamagara bari benshi. Ni 07 50 98 944, 07 50 98 944, na 07 2 74 34 93 1. Reka rero dusabe mushumba nawe abahe telefone kugira ngo dukomeze kubafasha. 07 82 439 754. Murakoze, witeka abaho umugisha. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.